ku itariki ya 24 muri Kanama 2023 uyu mwaka nibwo bandikiye ubutegetsi bw'igihugu babasaba gukora icyo giterane, ariko bababwira ko ari igiterane cya Connect Africa kizaba 99%. 99% kizitabirwa n'abagore. Baza kubona urusengero rwa Mignone Kabera nirwo rusengero rwonyine rugira programu ngaruka mwaka buri mwaka izwi, aha leta amafaranga miliyoni 17 agomba guha akarere ka Gasabo buri mwaka ko gufasha abaturage mu buryo bw'imibereho n'iki. Mu bantu bagomba gutegura ibyo bintu banagenderaga hafi, ndetse uba no mu itorero ry'uyu mumama witwa Chantal, ashobora kuba Chantal atamuzi, ashobora kuba atamuzi cyangwa se amuzi. Harimo umuntu bita ngo Ngarukiye Edward, Ngarukiye Edward. Uwo mugabo bivugwa ko ari we, ariko uyu Ngarukiye ntabwo bari bamuzi ko akorera urwego rw'ubutasi rwo mu gihugu cy'u Burundi. Kuri liste y'abantu bagomba kuvuga muri iyo nama, kuba president bagomba kuvuga, president w'u Burundi yari ari ku mwanya w'inyuma, yagomba kuvuga ku itariki ya 16. Niyo mpamvu bana propose Mignone ko yaba ari muri hoteli iri hafi y'uru rusengero. Muri ibyo bitangazamakuru agomba kujyaho harimo na RTNB, Radio Television Nationale du Burundi. Uyu Edmo ni nawe waje gutuma Apotre Mignone Kabera akizwa muri 1991. Muri iri application byavuzwe ku Rwanda kuri liste y'abantu rwanekaga harimo n'abaperezida b'ibihugu. Reka no kuri ntangire mbashimira, n'iby'igiciro cyinshi cyane, sinabona uko sinaboraho mpera, sinabona uko mbivuga. Ni ibintu umuntu avuga ngo ni ibintu umuntu areba bikamurenga cyane kubona dutangiye iyi chaîne, dutangiye ibiganiro mu minsi 6 ishize, niba atari 7, ndibaza ko ikiganiro cya mbere kigiye kumara iminsi 7 cyangwa 6 tugikoze. Ariko tukaba tugiye tubura abantu bake ngo tugere ku 6,000 by'aba subscribers. Ni ukuri kw'Imana ndabashimiye kandi nciye bugufi kubera mwebwe. Rero ikingaruye kuri kamera uyu munsi ni mu rukerera rwa mu gitondo. Ndabona amasaha ari mu gitondo kare kuko navuze nti buri ibintu by'Imana bisaba ko ubigendaho gake. Ibintu by'Imana buri abari iby'Imana cyane yo bigenda hari ukuntu ngo bihuzwa na politique, nabwo bari ikintu gikomeye cyane. Mpamvu navuze nti ikiganiro reka ngikore kuri iki cyumweru. Ni ibintu bimaze iminsi, navuga ngo byatangiye ku itariki ya 14. Uyu munsi turi kuri 17, urumva ko amaze iminsi. Ariko naravuze nti reka mbanze ndebe ibintu ni biki, nkora itohoza ritandukanye kugira ngo turebe. Njyewe akazi kanjye ni kamwe, ni investigator. Ni investigator amakuru mbisubiremo, amakuru utabonye hano, ubucukumbuzi utabonye hano, ubwo ngubwo ntabwo bubaho. Kuri buri makuru ndiyeranje ngashaka amakuru yose uko yakabaye ku kintu kiba kivugwa kugira ngo wumve uko ibintu bimeze. Narababwiye ngo ntabwo nzabatenguha. Abantu mwahisemo yishene, hari izindi channel nyinshi cyane zuzuye, ariko ndavuga ngo nanjye umusanzu wanjye ngomba kubaka, ngomba guha abantu ukuri, nkababwira uko ibintu bimeze. Rero muri mwumvise mu minsi ishize ko habaye isubikwa ry'igiterane cyari cyateguwe na Women Foundation Rwanda cyangwa se Women Foundation yo mu Rwanda, ihagarariwe na Apotre Mignone Kabera. Icyo giterane cyagomba kubera mu gihugu cy'u Burundi ku itariki ya 15 kugera ku itariki ya 17. Cyagomba kurangira uyu munsi ku itariki ya 17. Ku kiganiro gikoze mu rukerera rwose rwo ku itariki ya 17. Cyari giterane
cyari cya Women Foundation ariko ifatanije na New Creation Church yo mu gihugu cy'u Burundi. Aya materaniro uko ari abiri cyangwa se aya matorero uko ari abiri, yaba Women Foundation cyangwa se Noble Family Church ya MIGNONE Kabera na New Creation Church, zose ba nyirazo cyangwa se ba founder bazo n'abagore. Iyi New Creation Church yashinzwe n'umuntu bita Dr. Chantal Inamahoro, n'umurundikazi. Naryo iryo torero rimaze igihe, naryo rigira ibintu bikorwa byinshi bijyanye n'igitsina gore, gufasha abadamu, ibintu nk'ibyo MIGNONE Kabera nawe akora mu Rwanda. Noneho abo badamu bamenyanye, ntabwo bamenyanye ejo bundi, bamaze iminsi baziranye, kuko amakuru namenye nuko uyu Dr. Chantal Inamahoro yamenye bwa mbere Alice MIGNONE Kabera mu mwaka wa 2019. Icyo gihe hari hashize iminsi Alice MIGNONE Kabera atangije ibikorwa bya All Women Together. Ibikorwa bya All Women Together byatangiye mu kwa munani muri 2017. Nibwo bwa mbere byari bibaye bibira muri Kigali Convention Center. Uyu mudamu byari MIGNONE Kabera avugaga ko ari ibikorwa ngaruka mwaka bigomba kuzajya biba buri mwaka. Noneho urumva byabaye vilo ko ibintu byabereye muri KCC, iriya ni inzu y'ikitegererezo, icyo gihe yari no kuri hit, ntabwo umuntu yabihakana. Ni ibintu bya vilo cyane, abantu barabimenya, ibyo ari byose n'abarundi bakurikirana ibintu cyane bibera mu Rwanda, nabo baje kubimenya. Nibwo rero MIGNONE yagiye aba vilo, yagiye abantu benshi bakamenya, aba trained cyane, ndetse no muri ibyo bikorwa yagendaga atumiramwe abavuga butumwa bagiye batandukanye. Harimo aho yatumiye abanyakenya, abanyanigeria, abatanzania, gutyo abahoshipa bakomeye muri ibi bikorane byiwe. Bajya ndibaza ko Osnachi yaraje wo mu Nigeria, nta muntu utamuzi. Hazamo hari umudamu wo muri Tanzania, Christina Shusho, nawe nta muntu utamuzi mu bintu bya gospel, mu kuramya no guhimbaza Imana. Mbese ni ibikorwa byagendaga bitumira abantu bafite amazina aremereye cyane muri gospel, cyane ariko bigitsina gore. Noneho ibi biterane muri 2022 mu mpera nibwo batangiye kuzajya bavugana n'uriya mudamu wo mu Burundi. Mu kwa gatanu uriya mudamu nibwo yamupropoje kuba bakora iki gikorane cyangwa se iki giterane bise ngo Connect Africa, cyagomba kwera Bujumbura. Barabiteguye, riratorero kuko ryo ryari rihari nyine riri kuri tele, barirabitegura, baza gufata gahunda ko igiterane kizaba ku itariki ya 15 kugera ku itariki ya 17 uku kwezi muri uyu mwaka. Ariko noneho mu Burundi akaba ari abantu bakunda ibintu byo kuramya, mbese bakunda ibintu by'Imana. Mujya mugira mubona aba president babo bari kuvuga ibintu by'Imana cyane, bigize gute. Muri 2013 niba nibuka 2013 ku itariki ya 18 z'ukwa 4 2013, Apotre Gitwaza yagiye mu gihugu cy'u Burundi. Agiye mu gihugu cy'u Burundi, hariyo itorero rye agashami ka Zion Temple, ariko noneho abakristo baratangiye kugenda bashiramo bajya mu yandi matorero. Pastori wo muri Zion ahamagara Gitwaza aramubwira ati rero ndabona abakristo bagenda, wazafata umwanya ukaza ukabwiriza hano muri Burundi kugira ngo abakristo bongere bagaruke. Apotre Gitwaza ajyayo, ndetse icyo gihe arababwira ngo ngiye mfashe gahunda ko ngiye kwimukira mu gihugu cy'u Burundi. Yarafite gahunda, Apotre yarafite gahunda yo kujya gutura mu gihugu cy'u Burundi, yarabisezeranije abarundi ko kazajya kubayo. Ndetse arababwira ngo impamvu azaza gutura mu gihugu cy'u Burundi ngo nukubera ko ngo uburundi ngari nkayo wo mutima wa Afrika, niko yabivuze. Aranavuga ngo kwisi ibihugu bihuje indamutso ngo nibihugu bibiri gusa, no Burundi n'igihugu cya Israel. Aravuga ngo Burundi ngo baramukanya ngo na amahoro cyangwa se amahoro, noneho ngo muri Israel bakaramukanya ngo shalom,
kandi tuzi neza ko ibintu bya gospel cyangwa se abantu bizera Imana cyane usanga benshi bafatira urugero ku gihugu cya Isiraheli. Abanya-Isiraheli murabazi mu bijyanye na Bibiliya ntabwo nabibarusha, ndetse hajya habaho n'ingendo zo kuvuga ngo abantu bagiye Isiraheli bagiye kureba ibintu nk'ibyo bitandukanye. Cyari ikintu gikomeye yarashyize mu Barundi, ndetse no kubumvisha ko ari abantu navuga ngo aho umwanya w'imbere kuruta ndetse n'Abanyarwanda nk'igihugu yararimo. Abarundi icyo gihe baranishima baravuga ati no Apotre Gitwaza icyo gihe wari uri kuri hiti agiye kuza gutura mu gihugu cy'u Burundi. Abaturage cyangwa se Abarundi barategereza baraheba. Ariko icyo gihe navuga ngo nanone muri 2013 ibintu by'u Burundi navuga ngo umuziki w'u Burundi mu bijyanye no kuramya no guhimbaza Imana wari uri hejuru cyane, ndetse n'amatorero nayo yarari hejuru, ababwiriza butumwa mbese byari biri hejuru. Icyo gihe Apotre umuntu wari ufashe vora muri gospel y'u Burundi mu bijyanye n'amatorero yari umupasiteri witwa Edmo wo muri Vivante yo kwijabe. Uyu Edmo ni nawe waje gutuma Apotre MIGNONE Kabera akizwa muri 1991. Niho yakiriye agakiza. Noneho nyuma nawe urumva ko Gitwaza afungura urusengero mu Burundi. Uyu nani Edmo nawe aza gufungura urusengero mu Rwanda, arufungura hano Kimihurura aho bita ngo mu Myembe. Ntara mu Kanogo meze nk'uzamuka hara mu Myembe, abantu bararuza aho rwari ruri Église Vivante. Gitwaza asa naho yabeshye icyo gihe Abarundi. Biba nkaho navuga ngo ni nk'uburyo bwa siyasa bwo kugira ngo abantu bongere bagaruke bumva nyine bicara bategereje ko Gitwaza azaza gutura mu gihugu cy'u Burundi. Ntago byabaye. Iminsi iragenda kugeza ubwo uruganda rw'u Rwanda mu bijyanye n'imyidagaduro, mu bijyanye na gospel, mu kuramya no guhimbaza Imana rwaje gusa n'urwigaranzura u Burundi. Icyo gihe muri 2013 u Burundi nibwo bwari bufashe vora. Uruganda none rw'u Rwanda ruza kwigaranzura uruganda rw'u Burundi. Nta nubwo wahakana ko mbere mu myaka yo hambere u Burundi bwari busa no buteye imbere kuruta igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rukiri kwiyubaka, ariko u Rwanda ruza kwigaranzura u Burundi muri secteur zose. Noneho byaje kugera muri 2015. Muri 2015 haza kuvuga ikintu cya kudeta, bivuga ko ndetse ngo Abanyarwanda aribo bayiproposaga, aribo bafashije, ndetse ngo bari abasirikare bashaka gukora kudeta mu Burundi, ndetse kugeza ubwo n'abasirikare bashaka gukora kudeta baje guhungira mu gihugu cy'u Rwanda. Kugira n'iyi saha u Rwanda rwanze kubatanga, kandi u Burundi burabasaba, ndetse president akavuga ko ari cyo kibazo cyonyine u Burundi bufitanye n'igihugu cy'u Rwanda. Ariko kuri side y'u Rwanda ugasanga ko impamvu badashaka gutanga abo bantu ari uko mu Burundi ngo hakibaho igihano cy'urupfu. Mu Rwanda kandi icyo gihano nta kiriho, cyaravuyeho mu 1998. Uburundi bwo icyo gihano kiracyariho. Ikindi u Rwanda akaba ari igihugu kigendera ku mategeko kivuga kiti twebwe niba abantu ari impunzi ntabwo dushobora kurenga ku mategeko arenga impunzi ngo umuntu utumujyane mu gihugu yaturutsemo. Ibyo nicyo kibazo u Rwanda rugifitanye n'igihugu cy'u Burundi. Ariko none ibyo rero byakomeje kuba gatotsi, bikomeza kuba gatotsi hagati y'u Burundi n'u Rwanda kugera n'iyi saha wavuga ko ibintu bitaraba neza cyane, nubwo bigenda bijya mu murongo ko ibintu bishobora kuzaba byiza. Ariko nanone u Rwanda akaba ari igihugu kizwi neza ko kigira ubutasi bwo ku rwego rwo hejuru. U Rwanda akaba ari igihugu cyavuzwe ko cyohereje abasirikare muri Mozambique, hakurira abasirikare n'abapolisi, ariko hakagendamo n'abandi bamaneko bakagenda gufata abantu barwanya bavugaga nabi ubutegetsi muri Mozambique. Ibyo byaravuzwe n'ibitangazamakuru amakuru mpuzamahanga, abantu hose barabyumva. U Rwanda none ruza kuvuga ko ari igihugu gitanga amafaranga menshi ku rwego rwo hejuru kugira ngo kibe cyakora ubutasi.
haje kuvugwamo ibintu bijyanye na turatwuma two kuneka, ndetse ngo tugura ni software yo kuneka inagura amafaranga menshi cyane, igura amafaranga menshi cyane. Muri iri application byavuzwe ko u Rwanda kuri liste y'abantu rwanekaga harimo n'abaperezida b'ibihugu, harimo bavuze perezida wa South Africa, sinzi abandi bantu bavuze bo muri Uganda. U Rwanda rero ku bijyanye n'ubutasi, u Rwanda ntabwo umuntu arushidikanyaho, rurazwi ndetse rurazwi cyane. Muri uko nguko nakubwiye ngo kuko u Rwanda rwagiye rwigaranuriza u Burundi mu buryo bugiye butandukanye, muri sectors zigiye zitandukanye, u Rwanda abanyarwanda batangiye kuzajya bajya mu Burundi muri iyi myaka, navuga ngo guhera nyuma ya Covid, cyane cyane abahanzi bakajya mu Burundi gukora ibitaramo biki, bagakura amafaranga menshi. Mbere hari abarundi bazaga mu Rwanda nka ba Big Fizzo bagakora ibitaramo, ariko uyu munsi umunyarwanda ajya mu Burundi akaba ari we mushyitsi mukuru mu gitaramo. Abanyarwanda bagize nuko ngo bafashe isoko rinini ry'umuziki cyangwa se ry'ibindi bikorwa, yaba gospel, Mbonyi yagiyeyo arakubita ruzuza, abahanzi bajyayo barakubita baruzuza, bajya gukora ibitaramo hariya cyangwa se ibiterane hariya, bagakura amafaranga menshi. Ntabwo ari ibintu bibi kuko nabo yenda bafata umwanya bakajya gutemberayo. Mwigize mwumva weekend abanyarwanda benshi bagiye gutembera kuri Saga Plage, bajya Tanganyika kuryoshya, ayo n'amafaranga menshi bari basigiye igihugu cy'u Burundi. Noneho byaje kubaho ko rero hategurwa iki giterane cya Connect Africa. Mignone yagayohereza abantu kugira ngo barebe uko ibintu biri gutegurwa, uko ibintu biri kugenda gutyo. Ku itariki ya 24 muri Kanama 2023 uyu mwaka nibwo bandikiye ubutegetsi bw'igihugu babasaba gukora icyo giterane, ariko bababwira ko ari igiterane cya Connect Africa kizaba 99%, 99% kizitabirwa n'abagore, kandi azaba ari igiterane kivuga butumwa. Impamvu 99% nuko kuri navuga ngo ku bintu Mignone agendaho cyane harimo igitsina gore, nubwo muri Noble Church, Noble Family Church ubundi yatangiye ari Women Foundation, ariko aza kubona ko asa n'uwaheje abagabo, aza gukora Noble Family Church uyu munsi n'abagabo basengerayo. Kuri Mignone imbere hari igitsina gore, no kuri Dr Chantal nawe imbere hari igitsina gore. Niyo mpamvu 99% byagomba kwitabirwa n'abagore muri icyo giterane, nubwo abagabo batari bahejwe, ariko 99% byagomba kwitabirwa n'abagore. Babihaye ubutegetsi burareba bubona ibintu ni sawa, ariko muri iyo minsi batangira kwiga kuri Apotre Mignone Kabera. Abandi bahanzi ba Bruce Melody n'abandi bajyo bagakora ibitaramo, babona ko ari ibintu biraho ngaho by'abahanzi. Batangiye kwiga kuri uyu muvugabutumwa. Uyu muvugabutumwa benshi ndetse iyo bumvaga, hari abumva Kabera, byo bumvise Apotre Mignone Kabera bakumva, bakatangira kubihuza na Kabera Bosco wari umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, cyangwa se bakabihuza na Kabera umuvugizi wungirije wa RDF igisirikare cy'u Rwanda, nawe n'umuririmbyi uramya akanahimbaza Imana. Bashyize ejo bundi nyakubahwa yamushyizeho mu mavuguru yakoze muri RDF, barabihuza. Ariko noneho baza kubona ko uyu Kabera ari umuntu, umugabo we ari umuntu wikorera ibintu by'amasinema nta bindi. Ariko noneho baza kubona urusengero rwa Mignone Kabera nirwo rusengero rwonyine rugira programu ngaruka mwaka buri mwaka izwi, aha leta amafaranga angana ari fix rwose. Ayo mafaranga ni nkuko wavuga sinzi ni nk'itegeko, miliyoni 17 agomba guha akarere ka Gasabo buri mwaka
ko gufasha abaturage mu buryo bw'imibereho n'iki. Akongera agatanga miliyoni 10 zo kugura mituwere, zo kugura imyenda ya mbese mu kugura ibiryo, gufasha mbese abaturage muri ubwo buryo. Babona amafoto, Mignone Kabera niwe muntu wakoze igiterane, nyakubahwa umubyeyi w'igihugu Madame Jeannette Kagame arakitabira. Niwe muntu ubukangurambaga bwa leta bwo kuvuga ngo gerayo amahoro bwatangiriyeho, n'ahandi bwagiye bujyamo no muri ADPR byagiyemo, ariko noneho kuri iyo profile nawe ariho. Baruga ati umuntu reka turebe ibye, baratangira bamwigaho. Nta gihugu na kimwe kitagira ubutasi, nta gihugu na kimwe kitagira ubutasi. Kandi mwibuke ngo ibintu bijyanye n'amadini, buriya abahanga bavuga ko itorero cyangwa se idini, nuwa ngo umuvugabutumwa, umuhanuzi, umupastori ari mu bantu bavuga abantu bakumva kandi bagakora ibyo avuze. Ndabaha urugero. Mwumvise muri Kenya story yabaye y'umupastori wo muri Mombasa wabwiye abantu ngo nibiyirize kugira bapfuye ngo bajye guhura n'umwami Yesu Kristo, ngo noneho nibamara gupfa bose bashize ngo nawe azajyaho nawe yiyice, nawe aziri mbese nawe ngo bakurikire basange uwo mwami Yesu Kristo. Abaturage barabikoze. Mwabonye ubuhanuzi bwa Rugagi, ndetse umukuru w'igihugu yigeze avugaho. Rugagi ari kuvuga ngo abantu ngo bashaka ngo uvuye witi ngo mutura yangaya bakatura, abantu bashaka iki mutura ibingibi bakabitura. Bishatse kuvuga ngo umuntu w'Imana cyangwa se umupasiteri cyangwa se umuntu runaka aravuga abantu bakamwumva. Niyo mpamvu ubutegetsi bwose bugendera hafi ibintu bijyanye n'amateraniro, bugendera hafi ibintu bikorwa n'abapastori cyangwa se n'abavuga butumwa babwira abayoboke babo, kuko bashobora kuba bayobya abakristu, leta ntigira hibagarurira. Uyu munsi n'urugero nguhaye, amatorero yose yo mu Rwanda n'urugero, aramutse avuze ati mwese bagahuriza nko ku nyigisho imwe bati twese dukora iki kintu, byagora leta ko yabwira abaturage ngo ntimugikore. Niyo mpamvu y'ubukangurambaga buje bavuga bati reka tugende tubabwire mu rusengero, baraza kubyumva. Niyo mpamvu mbwira ngo ubutegetsi bwose bugendera hafi ibyo bintu bijyanye n'amateraniro, n'amatorero, n'ababwiriza butumwa, n'abapastori. Mu Burundi rero babicara bavuga bati ibi bintu reka tubirebere hafi, turebe uko bimeze, cyane ko ari n'abantu bavuga bati Rwanda ntabwo umuntu hapfa kubyizera. Ku kindi, ku itariki ya 15 kugera ku itariki ya 17, ngo ku itariki ya 15 kugera ku itariki ya 16, Perezida w'u Burundi ntabwo agomba kuba ari mu gihugu, yagombaga kuba ari muri Cuba mu nama ya G77. Kuri liste y'abantu bagomba kuvuga muri iyo nama, kuba perezida bagomba kuvuga, Perezida w'u Burundi yari ari ku mwanya w'inyuma, yagomba kuvuga ku itariki ya 16 mu mbwirwaruhame yagomba gutanga. Perezida w'u Rwanda agomba kuvuga ku itariki ya 10 mu minsi imbere. Noneho babantu basabye iby'igiterane ibyo kuvuga ngo ni Connect Africa, baza kuvuga ngo noneho bazaba mu ngonagara yo kugira ngo basangire. Baravuga bati noneho kugira ngo abantu basangire na Mignone n'iki,
ni ukwishyura amadolari ngageze ku 50,000. Ibyo ni ibyavuzwe na Minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu, uyu nguyu yitwa Martin Ninteretse cyangwa se Ninteretse. Baje gushyiramo rero iyo gahunda mu bantu bagomba gutegura ibyo bintu, banagenderaga hafi, ndetse uba no mu itorero ry'uyu mumama witwa Chantal. Ashobora kuba Chantal atamuzi, ashobora kuba atamuzi cyangwa se amuzi. Harimo umuntu bita ngo Ngarukiye Edouard, Ngarukiye Edouard. Uwo mugabo bivugwa ko ari we wabonye iyo gahunda ije, kuko batari bayishyize kuri gahunda y'ibintu bari basabye. Bari basabye ko ari igiterane gusa, ibyo bintu byagarara byo kuvuga ngo barasangira nta byari bihari. Niwe wabonye iyo gahunda ihari, abona ko kandi bari bamushyizemo umuntu ugomba gukurikirana akantu ku kandi, akareba abantu bazaza, abantu batumiye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Mbese yari umuntu urimo imbere, uri gukorera muri iyi timu y'aba bantu bari gutegura igiterane. Ariko uyu Ngarukiye ntabwo bari bamuzi ko akorera urwego rw'ubutasi rwo mu gihugu cy'u Burundi. Niwe wafashe atanga amakuru avuga ati ariko hari ibintu bitari sawa biri gutegurwa, sinzi niba ibintu nanjye nabaye fishi. Kubera iki babaye fishi iki kintu? Ni ukubera ko muri iyi gara bagomba gutegura hagomba kuzamo abantu bose. Muri giterano bwacyo 99% cyari abagore, ariko noneho muri iyi gara hagomba kuzamo abantu bose, bakishyura ariya amadolari, kandi bagakorera ahantu mu mujyi muri Bujumbura. Ikindi nuko mu byo Mignone, protokole ya Mignone mu gihugu cy'u Burundi yari iri ku rwego rwo hejuru ko bari bayipanze, kuko bivugwa ko Mignone bamupropoza amahoteli, bamupropoje hoteli 3 agomba kuza nyine agiyeyo, hoteli azaba arimo. Bamubwira hoteli nayo itari mbi, yitwa Tanganyika Club Hotel. Iyo hoteli ariko bayangira kuko iri aho ngaho nyine kuri Tanganyika. Ariko impamvu abangaba bo bari bayipropoje nka hoteli yitwa nyine Hotel Tanganyika, ni ukubera ko urusengero rwa New Creation rw'uyu mumama ruri hafi kuri Tanganyika. Ni ukuvuga ngo kugira ngo urugereho umanuka ahantu hahoze hari amarimbi, then ni ku marimbi ukagera kuri Tanganyika hafi y'uru rusengero. Niyo mpamvu bana propoje Mignone ko yabari muri hoteli iri hafi y'uru rusengero. Mignone ariko aravuga ati iyi hoteli iri kuri club iri kuki, abona ntabwo ari sawa n'umutekano n'iki. Umva kuri Tanganyika ahantu h'ubukerarugendo abantu baba hari bagize gutaravuga ati oya iyi ngiyi. Bamupropoza indi hoteli nziza cyane nayo yitwa ngo Kiriri Garden. Kiriri Garden nayo ni hoteli na ahantu heza mu mujyi wa Bujumbura, umuntu avuga ngo hari classe ku bantu bameze neza. Nayo ariko timu ye nyine ya Mignone yagomba kureba uko umutekano, uko ibintu bya posto bimeze mu Burundi. Ntibayikunda iki, kubera ko yubatse nyine ntabwo ari hoteli ubona ko yubatse neza. Imbere service ni nziza n'ibyumba ni sawa, ariko noneho uko Andrew irimo ntibayikunda. Bamupropoza hoteli ya gatatu yitwa ngo ni Local Golf. Iyi Local Golf ni hoteli iri ku rwego rw'inyenyeri 4 na yarayanga. Icyakora baza guhitamo hoteli imwe ntavuze izina kuko nagiye kuyamamaza, iri ndani mu mujyi rwagati mu Bujumbura, nziza rwose y'abantu ifite presidential suite. Muri iyo presidential suite Mignone agomba kuba afite aba protocole bo muri icyo cyumba, muri presidential mu cyumba cye agomba kuba ari mu 7, kandi afite security iri ku rwego rwo hejuru. Noneho urumva urwego ariho. Ikindi nk'umuntu wari ugeze mu Bujumbura, uyu mumama yamutumiye yagombaga kumunyuza ku bitangazamakuru bikomeye kugira ngo uyu mumama nawe abone abantu benshi bazahita basigara mu idini rye, mu itorero, cyane ko ari umuntu uri kubaka urusengero rutaruzura, ari kubaka urusengero kandi rumeze neza. Nawe n'umuntu utabayabaya kuko ajya akora ibiterane byinshi muri Amerika, yajyayo n'iki
urumva yarakeneye ko Mignone akora icyo giterane, ariko nanone akamusigira navuga ngo n'abayoboke. Abayoboke bagomba kuva he? Yagomba guca ku bitangazamakuru byinshi, kavuga ati wa muntu wagize akamuzungurutsa. Muri ibyo bitangazamakuru agomba kujyaho harimo na RTNB, Radio Television Nationale du Burundi. Aho rero no habaye ko abarundi bavuga bati se Mignone ntabwo batangira kumukeka amababa. Mu itangazo ryasowe ku itariki ya 14 risorwa na Ministeri ishinzwe umutekano imbere mu gihugu, rishyirwaho umukono na Ministri Martin Ninteretse, ryavugaga ko bahagaritse, ntabwo ari uguhagarika, ntabwo ari postponing, ni uguhagarika totally igiterane. Bagihagaritse ari abantu bamwe bamaze kugera ko byavugaga ko igiterane kigomba kwitabirwa n'abantu bageze mu 5,000 bagomba kuza mu Burundi, kandi mu Rwanda ubwarwo byavugaga ko hagomba kuvayo abantu bagera muri 600 b'ingeri zose. Hari abazitabira iyo gala night, hari na iyo gala dinner, hari n'abagomba b'igitsina ngo bagomba kwitabira igiterano bwacyo. Ikindi byavugaga ko Mignone ubwe na timu ye nawe bagomba kujyana abantu batari hasi y'abantu 30 bari kuri protocole ye. Ikindi Mignone akaba ari umuntu wakuriye mu gihugu cy'u Burundi. So Uburundi rero bwaravuze bati bwabaye ifushi kuri icyo kintu. Baravuga ati mu Rwanda ku Burundi bwo ntabwo umuntu yabica ku ruhande, butekereza ko u Rwanda ashobora kuba rwaranahaye ubufasha cyangwa se bwari buri inyuma ya kudeta yari igiye gutekinga place muri 2015. N'uyu munsi akariyo mpamvu wumva ngo umunyamakuru kanaka agiyeyo baramufunga, wumvise ko nka Jean Paul agiyeyo bamukora uhiperereza, nyine bibaza ibya bashaka kumenya watumwe nande wagize gute. Urumva ni ibintu bavuga ngo ku rwego rw'ubumaneko ibihugu bigenda birebarebana. Ntabwo bavuga ngo mu mpamvu iyi ministeri yatanze yaravuze ngo nuko ngo abarundi bari kwishyuzwa amadolari 50 ndetse ngashobora no kugera ku 200,000 ngo kugira ngo bajye muri iyo kugira ngo bajye muri uwo musangiro. Ngo rero ngo abarundi barakennye amafaranga, ngo nko kubasahura, ni nkabyo wavuga. Ariko wibuke ngo hari ibitaramo bijya biba, ndaguha nk'urugero rw'igitaramo kiri gutegurwa cya The Ben, harimo abantu bazishyura 3,000,000. Kandi bu nabarundi ntabwo ngo hari abantu bazaturuka imihanda yose. Kuri Mignone hari abantu bari baturutse bagomba guturuka mu bihugu mbese ni Afrika. Yari navuga ngo ni umugabane wose na Afrika. Kuri Ben ni abarundi gusa. Ntabwo bari gusora itangazo ryo guhagarika igitaramo cya Mignone kigera kuri ibyo 200,000 by'abarundi. Abarundi bagomba gutanga atari n'abarundi gusa bazaba bahari, ngo bareke icya 3,000,000 cya The Ben, bareke bafati cya Bruce Melody yakoze cyari kirimo harimo imyanya yangahe ya miliyoni sinzi. Ufata ibya ba Diamond byagiye biba biri by'amafaranga menshi. Ari ibyo ngibyo ntabwo bari guhagarika igitaramo kubera amafaranga, kuko nubundi yugiye mu bintu by'amateraniro nta torero na rimwe abapastor nose batunzwe n'iki, batunzwe n'amaturo. Nicyo kibabeshejeho. Nta teraniro na rimwe abakristo badatura. Ibyo buri leta yose bibizi. Ashobora no kwanga ntanatange kuko bagiye mu musangiro akayatura cyangwa se akagira gute mu buryo bugiye butandukanye. Ibyo rero si uko leta y'u Burundi itabizi, ntabwo ari uko itabizi ko batura, irabizi. Ntabwo ari uko ari nicyo kintu cy'amafaranga menshi, cy'igikorwa cy'amafaranga menshi cyari kigiye kuba mu gihugu cy'u Burundi. Ntabwo ari cyo, ahubwo nuko babaye fishi y'ibyo bintu, bakabona Mignone, bakavuga ati Mignone ntabwo umuntu yahita abyizera, Ariko nanone Mignone akaba ari umuntu w'umupastori kazi
wabaye unavuga ngo wafashe titre y'ubwaposo mu minsi ya mbere w'umudamu nanone umuhanuzi w'ukuri umuntu atakana. Ni nayo mpamvu abarundi bagiye bareba kavuga ati uyu mudamu ibyo ari byo byose afite imbaraga z'Imana. Muri 2017 ubwo yazitangizaga All Women Together muri KCC, yari hano yaravuga ngo mu Rwanda abanyamakuru icyo gihe kariyeri ntabwo yari imeze neza mu buryo bwa financial. Aravuga ngo itangazamakuru abanyamakuru bamwe ngo bizaza ngo abantu bose bagire, ariko itangazamakuru rigiye kuzamo uburyo bw'akantu. Yarabihanuye ndetse aravuga ngo agiye kuza televiziyo nyinshi zivuga Imana bivuga Imana mu buryo bweruye. Nta myaka ibiri ingahe yashize hahita haza TV7 ya Rugagi, haza Authentic ya Gitwaza. Uretse ibyo ntabwo yatekerezaga ko, nta nubwo wenda yarabizi, nta nubwo yarazi ko hazabaho ibintu by'ama online medias. Uyu munsi hari abantu benshi batunzwe n'ivugabutumwa, batunzwe n'amateleviziyo online. Nyakwigendera Inzahuke ngira ngo twese twamumenye kubera ibintu by'ama online. Tuza amateleviziyo menshi akora mu buryo bwa YouTube, kandi abayatubanyirayo batunze imiryango yabo, bagize gute n'abanyamakuru. Ubuzima bwahindutse, hari nabo bahindura ubuzima bavuga butumwa, baza gutanga ibiganiro gutyo. Ibyo rero ni ibintu hanuye muri 2017 bitangira gusohora muri iyi myaka. Ni ibintu bigaragaza ko ari umuhanuzi w'ukuri. Ariko abashinga ntahe nicyo ngicyo umuntu yavuga ngo babaye nk'ababitenaho konte, babaye nk'ababitenaho konte. Ndetse abantu batangira gutekereza, bamwe batangira gutekereza akavuga ngo n'u Rwanda ngo rwari kugenda. Hari nk'umunyamakuru nabonye wakoze ikiganiro aravuga ngo cyari igiterane ngo cya RPF ngo cyari kigiye kuba. Kabaza se RPF korera muri Noble Family Church, muri Women Foundation. RPF korera ukumva ntabwo ari iki gusa. Nanone abarundi mu bintu bijyanye n'itangazamakuru, mu bintu bijyanye n'ivuga butumwa, ushaka kubafata niho wabafatira. Abarundi bakunda Imana mu buryo bweruye. Ikindi bakunda ibintu byo mu Rwanda, bakunda abanyarwanda, bakunda ibintu byo mu Rwanda. Iyo umuhanzi w'umunyarwanda yagiye arakubita kuzuza. Rero niho umuntu aba atenaho konte akavuga ngo iyo Uburundi buza kuba buri kuvuga ngo ni ibintu by'amafaranga, uyu munsi igitaramo cya The Ben kigomba kuba ejo bundi mu kwa 10 cyagomba kuba cyahagaze. Ariko nanone mu byo nabonye abarundi yenda bagena nuko kiriya gitaramo kirimo yenda navuga ngo harimo umuhanzi Satbi, Satbi barimo, ariko hakabamo na Big Fizzo. Big Fizzo ni umuntu ugitegura ibitaramo bita ngo ni bya independence mu gihugu cy'u Burundi. Ni ibitaramo bari binini cyane, ari kuri yo afishe azafatanya n'umuhanzi The Ben. Rero ari kuvuga ngo ni amafaranga, ministeri ntabwo yari guhagarika ibyo ngibyo gusa. Ikindi, ministri akimara kwandika iryo tangazo cyangwa se iyo baruwa ababwira ko ahagaritse igitaramo cyangwa se ibikorwa byabo, yahise abwira ubuyobozi bw'umujyi wa Bujumbura bakurikirane ko icyo gitaramo cyangwa se ibyo bintu bitari buze kuba, kuko babivuze ku itariki ya 14 igikorane kizatangira ku itariki ya 15. Bivuga ngo hari abantu bari bamaze already kugera mu mujyi. Umuntu agiye kuri kudeta yari yavuzwe yenda ari gutegurwa mu Burundi, bamwe bakatangira kuyinuganuga ku Rwanda, abandi bakavuga ngo no kuba hari umwuka mubi wari uri hagati ya President Ndayishimiye n'umuyobozi w'umugambwe CNDD-FDD. Umuntu akibaza ngo ese buri iyo baza gufata bari gutangira gufata televiziyo na radio, cyane ko President arahari. Ndibaza ko nka kudeta ya Niyombare, General Niyombare yenda yanapfubye, we yayitangarije kuri RPA. Yayitangarije itangazo rwose ati dukuyeho ubutegetsi, yaritangarije kuri RPA. Nkibaza ngo ese abantu baza gushaka gukora kudeta
bari kuyicisha kuri bari banza gufata televiziyo, ariko nanone bakavuga ngo ntandi urivugira ubusa, ntandi urivugira ubusa, kuko mu Burundi usanga perezida, navuga ngo perezida wabo ni umuntu utakira cyane abaturage. Ejo bundi kubwa uyu mugabo uri muri gereza Bunyoni yagiye hanze aravuga ngo uzaze duhangane, ngo uzaze tugire gute, ngo arongera avuga ngo abantu bari kuniga ibitoro cyangwa se ngo bari kwiba amafaranga kugira ngo abarundi ngo abari we ngo bazatezaho ibibazo cyangwa se bazashwanira. Perezida arataka, mbese atabaza mu gihugu cye, atabaza abaturage cyangwa taking action. Niyo mpamvu usanga ngo mu Burundi hahora hikangwa kudeta za buri kanya. Mu by'ukuri abaturage usanga bakunze Ndayishimiye, baramukunze pe, baramukunze Ndayishimiye, baramukunze. Ariko abantu bakorana, bari abantu bo mu butegetsi hejuru, ntabwo baramumva neza, ntabwo baramumva neza, kubera ko hari abantu Perezida Nkurunziza yari yarashyize ku ibere, yari yarashyize ku butegetsi. Amaze kubashyira ku butegetsi, mbese bafite power zigize gute, Ndayishimiye atangira gushaka gusenya bwa butware bw'aba bantu, za mbaraga z'aba bantu, ntabwo byamugwa neza. Niyo mpamvu buri kanya babikanga kudeta, buri kanya babikanga kudeta, buri kanya babikanga kudeta. Kuko rero bishyirwa mu majwi ko mu Rwanda iyo muri 2015 ngo u Rwanda rwari ruri kwibakinga, uretse ko ari ukubeshya, abayikoze bakabanahungira mu Rwanda, n'uyu munsi bikavuga ko bari mu Rwanda, u Rwanda rwanze kubatanga. Niyo mpamvu agakomye kose abarundi bahita bavuga ati u Rwanda, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ugasanga rero noneho bigeze ku muntu uri ufite, navuga ngo uri ku rwego nk'urwa Apotre Mignone, kuri rwa rwego itorero rye riremereye cyane, biriya bitaramo byose akora bya All Women's Together byose bera muri KCC. Man, KCC navuga ngo ni ahantu hahenze, ibiterane bye byitabirwa na First Lady. Ntabwo rero abarundi niho usanga bahita batinya uriya mu mama, kuko ati uyu mama ntabwo ari, mbese hari ukundi kuntu, ntabwo ari ibingibi gusa by'ibiterane, bakabafishi kuri we, mbese bakabona ni umuntu utagize, bakongera bagatera kuri ako kantu kuvuga ngo umuntu ufasha utanga, mbese navuga ngo we se navuga ngo afasha leta, sinzi ukuntu nabivuga. Kuko ati uyu muntu rero ntabwo ari umuntu woroshye, rero akaba ari umuntu rero bagiraho ikikango. Uyu Mignone mwibutse ko yanavukiye mu gihugu cy'u Burundi, aho ababyeyi bari barahungiye, yavukiye yakurira mu gihugu cy'u Burundi. We kubwe avuga ko yari umuntu abantu babonaga ko ari umwana mwiza ufite imico myiza, ariko muri we ndani akaba yarize neza ko iyo mico myiza atari yo, kuko ngo yajyaga no mu tubyiniro ibintu nk'ibyo. Nta nubwo yakuze yitwa Mignone, yitwaga Alice. Ababyeyi bamwise Alice, icyakora baza kumutazira ka Mignone, ndetse ari naryo yaje gufata. Muri 1991 yaje kujya muri Vivante kwa Edmond, bakundi babwiriza, umuntu yumva bimukozeho, yiyemeza kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe. Ariko icyo gihe ntabwo yahise ava mu byo yakoraga byo mu tubyiniro byo muki, ntabwo yahise abivamo, yakomeje agenda abikora, ariko nanone ari umukizwa. Avuga ko rero ngo Imana yaje kumusanganira, iramubwira ati fata inkoni ushumbe intama. Nawe ngarara bati si inkoni ndayifatisha iki, nanjye ubwanjye nta maboko mfite.
ariko ngo nyuma ngo haza kuza ubutumwa mubwira ko agomba gukorera Imana, ari nabwo yaje gufata gahunda yo gutangira gukorera Imana. Atangira ngo hari yakoze ikintu kimeze nk'igiterane cyari kirimo abantu 25, ariko baza kugenda baguka bashaka gukorera, ari rwo yaje gukora Women Foundation. Women Foundation yatangiye rero irimo abadamu gusa, irimo abagitsina gore gusa, ryari itorero rishaka kwamparinga abadamu mu buryo buri spirit, mu buryo bwose. Rirakura ariko aza kubona ko hari ukuntu bagabo basa n'abahejwe kuko ari Women Foundation, nibwo yaje gukora Noble Family Church. Agira ikintu yita ngo ni All Women Together, iba buri mwaka, byatangiye muri 2017 nabibabwiye mu kwezi kwa 8, bibitangira muri KCC, n'uyu munsi akenshi niho bibera muri KCC, muri Kigali Convention Center. Ariko aza no kugira ngo The Girls Impact nayo yitabirwa n'abakobwa, yo navuga ngo itangiye vuba, mbese yibanda cyane ku bijyanye n'abari n'abategarugori gutyo. Akora umuntu ukora ibiterane bigari kabisa. So yashakanye na Kabera banahuye, badewe uyu Kabera atari yanatangira ibintu bya filme, kuko afite company yitwa Quet Films, yanakoze muri la filmi 100 days maybe. Umugabo we ni umuntu wihebeye ibintu bijyanye n'uruganda rwa sinema, niko babaje guhura, babishuti barabana. Urumva ni kariyeri zitandukanye, ariko umudamu yaravuze ati ntabwo turi muri kariyeri zitandukanye, ariko turuzuzanya. Nubwo njyewe ndi mu bintu bya gospel, umugabo wanjye akaba mu bintu bya sinema, ariko turuzuzanya. Ni urugo rwishimye rumeze neza. Ariko nubwo ari urugo rwishimye rukaba runameze neza, babyaye abana batatu, hakabamo umwana w'umusore muri 2021 maybe 2021 haje kubaho umubatizo. MIGNONE abatiza abantu bari banarimo wari Miss y'u Rwanda 2020, Shimwe Naomi, niwe wavuzwe cyane, ariko mubo yabatije harimo n'umuhungu we. Uwo muhungu we rero nyuma yaho bivuga ko yanakiriye agakiza, yaje kugira ikibazo bamwiba iPhone yiwe ngo na iPad. Icyo gihe yaje gushyira ubutumwa ku mbuga ze, ari kwisararanga cyane, ndetse avuga amagambo mabi, nawe yavuga ku babyeyi be amagambo mabi cyane kabisa, mabi cyane, umuntu atanasubiramo. Ibyo bintu byabaye trend cyane ku mbuga, abantu kazavuga ati babyeyi mwihangane, kubyara niko bimera, kugira gute. Navuga ngo nako kantu kigize kaba kuri famille ye, abantu bakavugaho ibintu bigiye bitandukanye, abantu bakagiraho opinions zigiye zitandukanye nuko ibintu yenda bimeze. Ariko nanone umugabo we akaba ari very proud y'umudamu we, kugeza ubwo hari na filimi ari gukora, igitekerezo cyanavuye ku mudamu we, gusa ntabwo azaba yituye umudamu we cyangwa se ari y'umudamu we, ahubwo avuga ko ari filimi y'abadamu bose, abanyarwanda bose, abanyarwandakazi, kubera ko yabonye ko umudamu nawe ashobora kugira ikintu gikomeye agira muri societe, impact nini ashobora gutanga kuri societe, ibintu binini mu buryo bugiye butandukanye. Akaba ariyo mpamvu yahisemo gukora iyo filime, ariko aba inspired n'umugore we, n'umuntu uterwa ishema cyane n'umugore we. Ndetse abantu bigize bamubaza bati se kugira umugore uri famous kuriya, umeze kuriya, mbese murabona profile ya Apotre MIGNONE, ubifata gute? Aravuga ati hatari abagabo bumva ko ari ikibazo, bati umudamu wanjye, ariko aravuga ati rwose ati ahubwo nterwa ishema n'umudamu wanjye, mba ndi proud, mba numva ari byo byiza
kuko hari abandi ntabwo bikanganye cyane ukajya kumva umugabo n'abagabo bafuha cyane niba yenda ariko nanabyita akaba yazana umugore yaba ari aremereye cyane agahita amukura mu byo yakoraga cyangwa se akamubwira ati ibyo bireke. Bibaho cyane kubera ko baravuga ngo akenshi umudamu ufite ubushobozi cyangwa se ufite izina riremereye cyane ku mugabo uri hasi hari abajya bavuga ngo ntabwo umudamu aba yumva umugabo cyane, ariko kuba Kristo byo biba bisa n'ibitandukanye. Impamvu n'ukubera iki yenda reka sinasoza ntabahaye aka story na gastori kamwe kagaragaza ko hari abadamu bamwe baba bameze gutyo. Ni umuntu umwe yenda abanyarwanda baranamuzi cyane ntabwo namuvuga izina, ariko yateye umukobwa inda. Ni umunyamakuru ntabwo muri bumuvuga ariko abantu benshi muvuze bahita bamumenya. Yateye umukobwa inda, ateye umukobwa arasama. Umukobwa ati wacu baranyica ati none se twakoze ubukwe. Umuhungu aramubwira ati rero ngwino tubane basi. Araza umukobwa urumva ashobora kuba atari yabimuteye aribwo akirangiza segonderi, arangije anamurira kaminuza, barabana ariko batarasezeranye. Umukobwa yiga kaminuza, babyarana abana 2 3, umudamu asoza kaminuza. Amaze gusoza kaminuza umudamu umutipe yakoraga mu itangazamakuru, ariko atahembwa. Urumva ubuzima bw'abanyamakuru ntabwo bwari ubuzima buremereye, nta mafaranga nyine, yari amafaranga atari menshi. Ariko muri ayo mafaranga niyo yarihiyemo umudamu, niyo yari yatungagamo abana, niyo yubatse, bari baratangiye kubaka akazu, ibintu byari bimeze neza. Noneho haza kuba kampani yashakaga umukozi. Arihira, urumva yarihiye umudamu, kampani yishyira umwanya ku isoko, abantu baze guhatana, umudamu ajyayo arahatana. Ariko noneho yari kampani nyamahanga, yari ikorera mu Rwanda. Muri iyo kampani baza gukora shortlist y'abantu nyine bagomba gukora niba ari interview. Muri abo batandatu bari baba shortlisted harimo umudamu wa mutipe. None umuntu wari urimo ndani wagomba gukoresha ibintu navuga ngo iyo interview aza kuvuga ati rero ashobora kuba hazamo gutya ko umutipe ari umunyamakuru nyine agenda amenya utu information, yegera wa muntu amuga ati se pura kugira umudamu wanjye abona ko akazi byagenda bite. Nakazi kanahembaga amafaranga menshi 500. Umuntu amuga ati nyine byasaba ko ugira gutya. Ati se nagira gutyo kangahe? Ati byasaba kuzana nka 6,000,000. Tumva nawe nakazi karemereye 500,000. Arangije ajya gufata ideni kuri banki byo kugira ngo atange amafaranga, kuko arazi ko umudamu anabona akazi azahita afata urumva 500 bazahita bishyura rya deni, aferi irangire. Afashe ya mafaranga umudamu koko akazi arakabona. Urumva niba umudamu ahembwa 500,000, birumva ko CEO wa company aba ari umuntu uremereye, umuntu ushobora guhemba umukozi 500,000 aba ari ku rwego rwo hejuru. Umudamu rero mu minsi ya mbere yahise afungura account. Afungura account nziza rwose muri BK, muri Beka, asajya nahemberwaho. Noneho umushahara we wa mbere akiwufata yahembwe rwose, yatashye yaguze igikapu kirimo iyindi myenda mishyashya n'inkweto. Ageze mu rugo nuwanga umugabo ari muri salo araho, akazajya agenda mu cyumba agahinduranya inkweto, akaza ati sheri ze sirambere mu nkweto nshyashya nyine yaguze muri ya mafaranga. Kandi azi neza ko bafite ideni rya umugabo ryo yafashe ryo kugira ngo umudamu ajye mu kazi. Umugabo arabireba aramuga ati shasheri birakubereye. Umudamu mu kazi bagomba kuzajya bataha saa 11 z'umugoroba, ariko umudamu byagiraga saa 2 atarataha ahatangira ako kazi. Umugabo amubwira ati se sheri ko mwatinze gutaha
kwako se ngo urambaza iki ngo uri umugabo ngo mba ndi kumwe shango n'abagabo ngo ureke wowe urumva umusore akazi yari arimo gashobora kuba karamuhembaga yabye na 200 cyangwa 250 umudamu akarimo kamuhemba 500 akazi arimo umudamu kamuhemba 500 umugabo akubye nka kabiri umugabo umudamu rero umunsi umwe ngo umwana aza kurwara umugabo yagiye mu kazi yagiye kuri field gushaka inkuru umwana aza kurwara arwaye byari biri ngombwa ko urumva bafite abana batatu bafite n'umukozi ariko biri ngombwa ko umwana warembye nyine warembye hari umuntu umusimbukana kwa muganga byibura abandi hakabagira umuntu nanone usigarana abandi mu rugo umukozi ari umwe afite abo bana batatu mu rugo umwe ararembye ahamagara rero umugabo aramubwira ati rero umwana yarwaye birasaba ko mwaza mukamutwara kwa muganga umugabo kuko atari gukora muri Kigali ahamagara umugore aramubwira ati sheri umwana rero yarembye wasimbuka wasaba kagahushya gatoya ukagenda ugasimbuka ukareba umwana ukamutwara kwa muganga ngewe ndi kure nagiye mu ntara umugore ati wavuye ati se wavuye yukaza ukamureba ndeka akazi wowe uri aho ngaho uri muri ibyo ngwino ureba umwana umudamu yanga kujya kureba umwana ngo amutware kwa muganga abwira umugabo ati viyuri umugabo yagiye mu ntara umugabo ngo ahita ava kuri field araza yihuta agera mu rugo nyine urumva umwana ararembye n'iki amutwara kwa muganga nimugoroba umudamu ataje umugabo aramubwira ati sheri tuganire kuri ibi bintu ubu urumva nari nagiye mu ntabwo ari gusaba uruhushya ngo uzitware umwana kwa muganga kweri umudamu ati sheri nkubwire akazi ukora ugiye kukareka njyewe nzajya mbatunga wowe n'abana kubera ko 200 uhembwa utwo si udufaranga icara mu rugo uzajye wita ku bana nibaremba bajyane kwa muganga nanjye gukura amafaranga ni wowe uhembwa makeya ni wowe ugomba kureka akazi umugabo byagezeho yumva nicyo gitekerezo ari cyo koko cyo gusezera akazi urumva cyo gusezera akazi aza kubiganiriza abantu bamubwira ati shaho niba umudamu agusuzugura uhembwa 250 none n'uzaba udahembwa n'igiceri azakunyaraho umugabo gusezera akazi arabireka umunsi umwe byaje kugenda bito urumva umudamu aramusuzugura cyane yaza none muri ayo umudamu akora amezi agera muri 5 nta n'igiceri araho umugabo nta n'isukari ashobora kugura mu rugo ari uguhinduranya inkweto gusa hahiriza utubage tugezweho amakanzu agezweho ibintu nk'ibyo nta kintu ashobora kugura mu rugo muri ayo mafaranga umugabo nyine akomeza gutunga urugo n'ubundi nk'ibindi none umugabo yaje kwicaza umudamu nyuma y'amezi angahe aramubwira ati se sheri urakora ugahembwa urabizi neza dufite ideni rya banki kuko iminsi igenda ishira amafaranga urumva ntabwo niyo bakuyeho amafaranga kuri banki nsigarana ubusa urugo urumva kugira ngo turye bizajya bigenda bite ko mbona ntacyo wibwira nararetse ngo nzarebe ko wibwira ariko narategereje narahebye umudamu aranje aramubwira ngo njyewe ngo amafaranga yanjye nzajya nyakoresha icyo nshaka ni njyewe uyakorera nijyo zinduka ngenda ntabwo uzi uko amvuna ibyo ni ibyawe umugabo niwe utunga urugo ibyo by'ideni sinakubwiye ngo urifate it's up to you umugabo ngo icyo yakoze n'umujinya yavuye munsi arukubita umugore bari muri saro arukubise umugore kuva icyo gihe umugore yahise ahindura icyumba cyo kuraramo akazajya kurara mu cyumba cy'abashyitsi ubwo kuvugana byo urumva ko bitari bigihari none umugore byagiraga noneho ibya sambiri yabivuyemo akaza yitahira saa 4 umugabo akaba ari mu nzu akumva imodoka nziza iraparitse ku muryango umudamu avuye amarinjije mu gitondo akazi ndiza kumureba imodoka zisimburana nziza kabisa zimutwara umugabo yumva rero agahinda kazamwica none umugabo aratekereza aravuga ati byari byose uyu mudamu ni umuntu nawe ashobora kuba akunda abana reka mere nk'umutera ubwoba mubwire nti se sheri ko nshaka ko dutandukana numve ko mese mere nk'umutera ubwoba umugabo rero ngari ku kazi umunsi umwe ahamagara umudamu aramubwira ati sheri rero mbabaruze ku creating akanya nimugoroba uvuye ku kazi byibura nka saa 12 duhure muri hotel Okapi
tuganire. Umudamu ati si wowe urashaka kumbwira iki? Ati mbabara umpakanye. Ati ndaza. Noneho saa 12 kuko umudamu yaramwitabye, bahura muri hoteli Okapi, baragenda baricara ku meza baraganira. Umugabo ari kaza afite urupapuro rwanditseho, nuko ngo urupapuro rutanditseho sorry ruri blank n'ikaramu. Arangije araza n'ikaramu, bahura muri hoteli Okapi. N'umudamu aramubwira ati sheri rero ikinzanye ahangaha ndebye ukuntu bimeze, ukuntu ngewe nawe tumeze, tuvugana, tuba mu nzu turi aho ngaho, abana baba batureba gutyo gutyo, natekereje ko ngewe nawe twatandukana, twaba dutandukanye byibura nk'amezi 6, buri wese akagenda akitekerezaho. Iriya nzu twese tukayivamo, buri wese akajya ku ruhande, tukajya ahantu hari fresh, buri wese urumva twarakosanije, twabwiranye nabi, ushobora kuba winjira mu nzu ugahita wibuka ukuntu yenda nakubwiye nabi cyangwa se nagukubise urushyi, nanjye nakwinjira mu nzu nkabona uko wansuzugure muri ya nzu, tujya ahantu mu yindadurwa, mbese twibagirwe, dufate yindi akandi kayaga kahandi hantu, buri wese ajya ukwe. None nyuma y'amezi 6 tuzongera dusubirane twitekerezeho. Umugabo yatekerezaga iki? Yatekereza ko umugore ahita amubwira ati oya sheri, urumva ati oya abana iki. Akibivuga gutyo umugore nta kintu yamusubije, yese asingira rwa rupapuro n'ikaramu, aho gahita amubwira ngo harya ngo uyu munsi ni tariki zingahe, arayimubwira ngo ahita yandika ngo ngewe kanaka ntandukanye na kanaka guhera itariki ntituzongera gusubirana kubera bla 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 bla. Yavuye aho bakiraho yahise ahamagara imodoka ize imutwaze ibintu bye. Bavaho ahita agenda afata imodoka imutwaza ibintu bye, aragenda aharara muri hoteli. Icyo gihe abana cyakora yabasize ku mugabo. Mu gitondo sinzi nawe aragiye gushaka inzu, arapangamo n'ibintu. Nyuma y'imisi 3 aza gufata abana. Umugabo nawe atangira ubuzima, cyakora ku kazi baje kumwirukana. Umugabo ubuzima busa naho butabaye bwiza, ariko atangira indi kariyeri iza no kuba successful. Ubwo ngubwo. So urugero nambahaye nuko hari ingo umudamu yo ari ku rwego rwo hejuru, cyangwa se ari umuntu ufite amafaranga, cyangwa se ari umuntu umeze neza, ahitazamuka hejuru y'umugabo. Ariko kuri abangaba, kuri Apotre Mignone Kabera n'umugabo we, ni ntangarugero. Ni ntangarugero, ni umuntu urabona Mignone n'umudamu mwiza. Umudamu mwiza uri very attractive kuri buri mugabo wese, ariko ni umudamu ubaho umugabo we, ni umudamu uca bugufi ku mugabo we, ni umudamu ushyira imbere umugabo we, ni umudamu ushyira imbere ibijyanye na spirit, mbese ibintu byo kuvuga ngo tubyiniro n'ibiki by'isi yabivuyemo abivuyemo. Ariko nanone aravuga ati ngomba kuzajya mfasha abandi badamu mu buryo bw'iterambere, mu buryo bwa spirit, mu buryo bw'ikiniki. Niyo mpamvu atanga amafaranga yose agera muri miliyoni hafi 27 muri leta, kugira ngo afashe abandi bantu basigaye, kugira ngo yunganire leta mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kugira ngo agire umusanzu we nawe atanga ku gihugu. Ngayo rero nguwo niwe Apotre Mignone Kabera. Ibyo nibyo bintu bishobora kuba byatumye igitaramo cyangwa se igiterane cya Apotre Mignone Kabera gihagarara, nuko Uburundi bumubona nk'umuntu uri wegereye cyane ubutegetsi bw'u Rwanda, kandi Uburundi bukaba bugifitanye amasinde atari yagiramwe intabire hagati y'u Rwanda n'u Burundi, kuko u Rwanda rukibitse abashatse gurika ubutegetsi bwa Nkurunziza, ndetse bikavuga ko u Rwanda rushobora kuba ruba backinga, ndetse u Rwanda ngo rwari ruri nyuma ya kudeta yapfubye muri 2015, ndetse u Rwanda rushobora kuba ngo rwatera urwaho ubufasha umuntu wari we wese, yabanga izo zari tabara zishaka gukora ubutegetsi bw'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu ubutegetsi bw'u Burundi bwicara bwikanga ikintu cyose, cyangwa se umuntu wese uri figure uri hafi y'ubutegetsi bw'u Rwanda. Uko niko rero bimeze, niwo mwuka uri mu Burundi, nubwo ibigenda ku bivugwa hanze byo biba bitandukanye, ariko uko niko kuri ngewe ni kuri Burundi. Niyo makuru ahari, niyo makuru ari kuva mu butegetsi. Ariko ku ruhande rwa Apotre Mignone, urebye ku mbuga ze nta kintu igeze bivugaho, ariko nanone ni ibintu bihabanye n'ukuri, birumvikana, kuko nanone leta y'u Rwanda ntabwo yafata ibintu nk'ibyo ngo yoherezemo abantu muri ubwo buryo, kandi nta nubwo umuntu atekereza kuba u Rwanda rwakuraho ubutegetsi bw'u Burundi ntacyo byamarira ubutegetsi bw'u Rwanda. Ntabwo buri bufata Burundi ngo bugongere ku Rwanda, ntabwo buri bugire gute, nta kintu ntekereza ko u Rwanda
Burundi yenda nta kintu gihari, yenda uvuga ngo bafite amabuye y'agaciro, bafite iki, mbese usanga ni ukubitekereza gutyo gusa. Umuntu avuga ko ari abarundi gusa babitekereza, ariko usanga nta intele, ntacyo byabimara igihugu cy'u Rwanda, kuko Burundi nta kintu gifite kinini wavuga ngo, kuko Burundi buri mu bihugu bikennye pe ku isi. Urumva rero u Rwanda urwego rugezeho ntabwo ari u Rwanda rwajya kuvuga ngo rukwandavurira igihugu cy'u Burundi rukura ubutegetsi, usanga nta intele kugeza ubwo rwajya no ku investinga muri ibyo bintu, kuko urumva niba rukohereza abantu nta mafaranga, bije yabo iki n'iki. So usanga rero ibintu biri aho ngaho, abarundi batekereza ku bwoba gusa, cyangwa se kubera ko bayenda babona ko u Rwanda ruri imbere mu bijyanye n'ubutasi, ruri imbere mu bijyanye n'ibitekerezo, ruri imbere mu bijyanye n'ibintu byinshi cyane, kuri mpamvu bahuza ibyo bintu. Ariko nayo makuru ari ahari mu gihugu cy'u Burundi. Nitwa Chris Kame, iyi ni Kame TV Rwanda, ngewe nkaba investigator w'amakuru, nkaba umucamanza ndetse nkaba n'umugenzacyaha n'umushinjacyaha, byose ku makuru yose abagenda avugwa ahangaha kuri iyi mihanda ya social media. Akaba ari ahantu ushobora kumva amakuru udashobora kuba wasanga hano, nkuko nabibabwiye. Nzajya mbagererayo nkabaha ubwino kuri buri kintu cyose cyakigenda gicaracara hirya no hino, nkababwira uko ibintu bimeze, nkababwira ukuri. Nzajya ntinda cyangwa se nihute bitewe nuko amakuru nayabonye cyangwa se uko ndiko yashaka. Hakaba ari na bimwe yenda mu gihe nabuze amakuru simbabwire kuri iyo story. Ndabashimiye.